twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Uburyo YouTube channel aho muherereye hirya no hino ku isi, abari muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe ndetse aho uherereye aho ariho hose udukurikirana, tuguhaye ikaze kuri channel ya Uburyo TV. Uyu munsi ku itariki 22 ukwezi n'ukwa gatanu 2025 tugiye kugaruka ku makuru ashyushye ya OKX Exchange. Ngira ngo mumaze kuyimenya muri benshi, aho uyu munsi ifite amakuru meza cyane, ifite amakuru ashyushye cyane. Kuri iyi tariki rero 22 ukwezi n'ukwa gatanu 2025 OKX yatangaje X Bitcoin kuri Solana, Sui ndetse na Aptos, mu gihe Bitcoin yo imaze kugera ku bihumbi 111 by'idolari. Guys, ni amafaranga menshi cyane, ni amafaranga ya online ariko ari ku kigero cyo hejuru cyane. Exchange ya OKX yashyize ku isoko ifaranga rya X Bitcoin, akaba ari verisiyo ya Bitcoin nyirizina ariko ifungiye ku nzira za Solana, Sui ndetse na Aptos. Ubwo haronshingwaga X Bitcoin iristingwa kuri OKX, Bitcoin yo nka kizigenza w'ifaranga nkoranabuhanga, ifaranga ritagaragara n'amaso, ifaranga ridafatika cyangwa ngo ribagwe mu note n'ibiceri, icyamamare muri cryptocurrency, umwami w'amafaranga ya online. Ubanza ashobora no kongeraho ko niryo ribanza rikanikurikira, kuko kugeza uyu munsi niryo faranga riri hejuru cyane, aho rigeze ku bihumbi 111 by'idolari. Ni amafaranga menshi, ni amafaranga menshi cyane. Tugenekereje mu manyarwanda twavuga ko Bitcoin imwe uyu munsi ingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 160 n'ibihumbi 950. Ni ifite bavandimwe, ni ifaranga ryaguhindurira ubuzima, ni ifaranga ryagukorera ibintu byinshi kuri iyi si ya rurema, ni ifaranga wabyaza umusaruro ugakoramo ibintu byinshi bigaragarira amaso ya buri umwe wese. Igiciro cya Bitcoin cyabaye inzira nziza ifungura amahirwe menshi yo kwifashisha ndetse no gukoresha ubushobozi bwa DeFi ku miyoboro yindi y'ama cryptocurrency. Uko iyi Bitcoin yazamutse byabaye ifatizo ryiza, cyangwa se byabaye uburyo bwiza bworohera izindi cryptocurrency kuzamuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku ma cryptocurrency menshi, ku mishinga myinshi, tutibagiwe n'umushinga wa P-Network, uyu nawo ugomba kuzamo mu buryo bw'amahirwe. Ushobora guhita uboneramo inzira kugira ngo nawo ubashe kuba wazamuka. OKX yatangaje ku mugaragaro ifaranga rya X Bitcoin nk'ikimenyetso gikomeye cyane cya Bitcoin gikomatanyije kuri blockchain ya Solana, Sui ndetse na Aptos. Iri soko ryatangijwe ubwo Bitcoin yari imaze kugera nyine ku bihumbi 111 by'idolari, igiciro cyo hejuru cyane kibihe byose, kikaba gitanga amahirwe menshi kuri izi mbuga z'abakoresha ubucuruzi bw'ifaranga ritagaragara, kuri izi mbuga zitanga inyungu cyangwa se zitanga n'inguzanyo, tutibagiwe na porogaramu yo gukoresha systeme ya Web3. Ngira ngo murabizi ko na P-Network gahunda ni ukujya muri Web3 cyangwa se kuva muri Web2 igakoresha Web3 mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ahangaho ushobora kwibaza neza cyangwa se ushobora kwibuka neza ko muri 2009 mu bwo Bitcoin yatangiraga gukoreshwa nk'ifaranga rya online, yagurwaga amadolari 0.3. Ahangaha niko uwabaga afite 0.3 by'idolari yashoboraga kuba yagura Bitcoin. Ariko ubu tuvugana uyu munsi wa none ku itariki 22 Gicurasi, Bitcoin iri ku bihumbi 111 by'idolari. Babandi bavuga ko amafaranga ya mining atabaho, uyu munsi ndizera ko igisubizo muragenda mukibona, buri umwe wese aragenda yiha igisubizo. Uyu munsi P-Network iri hasi cyane, aho
ushobora kuba wayigura ukoresheje amafaranga y'igihugu cyawe ayo ari yo yose. Ushobora kujya kuri exchange runaka ukagura coin ya Pi, hanyuma nawe ugategereza uko bizakurikira, cyangwa se ugategereza hirya y'ejo uko bizaba bimeze. Reka mbanze nongere nsabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe, like, share na comment, ku buryo iki kiganiro kiraza kugera kuri buri umwe wese, ahasigaye amakuru yo ukajya uyabonera ku gihe, amakuru akajya kugeraho bigishyushye, amakuru ukajya uyabona mu ba mbere, kuko nawe uba waduteye ingabo mu bitugu, uba wadushyigikiye cyane. Iyi X Bitcoin ni umutungo ufunze wa Bitcoin uhujwe kimwe cyangwa se kimwe kuri kimwe bya Bitcoin, yagenewe kwagura ikoreshwa rya Bitcoin kuri blockchain nyinshi zitandukanye. Ibi birahereza imbaraga n'ubushobozi abafite coin ya Bitcoin kwitabira gushora imari yabo idafite icyicaro na hamwe. Nta hantu Bitcoin igaragara ko ifite icyicaro, kugira ngo ibikorwa byabo cyangwa se ibikorwa byabo bitandukanye kandi byinshi bizamuke byihuse, bigiye bitera imbere mu buryo bwo gukomeza kwerekana ko Bitcoin ifite agaciro gakomeye. Abantu bafite Bitcoin murumva ko gushora imari biroroha cyane, ku buryo barakomeza nyine kuzamura n'ibikorwa remezo hirya no hino, hanyuma imbaraga za Bitcoin zigakomeza kwigaragaza. Imbaraga za Bitcoin hano zirakomeza kujya mbere. Guhera uyu munsi ku itariki 22 Gicurasi 2025, kubitsa no kubikura cyangwa se kubikuza ifaranga rya X Bitcoin kuri Solana, Sui ndetse na Aptos biri gukorwa, byahageze, byatangiye gukoreshwa, bikaba byemerera Bitcoin imikoresherezwe yayo idafite aho ihurira n'urusobe rw'ibinyabuzima binyuranye. Bitcoin ntaho ihurira n'urusobe rw'ibinyabuzima. Mwibuke ko Bitcoin itandukanye cyane na Pi Network. Ahangaha ntuyumva impamvu ndi kugaruka kuri Pi Network. Pi Network yubatse ahubwo yo ishyira cyane urusobe rw'ibinyabuzima imbere. Urusobe rw'ibinyabuzima irugarukaho cyane, ngira ngo murabizi mu mishinga yagiye itambuka bagaragazagamo cyane, hazagamo cyane ibijyanye n'ibinyabuzima. Umuyobozi mukuru ushinzwe gushaka no guhanga udushya muri OKX Exchanges, Jason, yashimangiye ko X Bitcoin itangijwe ikaba igamije gutanga uburyo bworoshye bwo gukoresha umutungo wa Bitcoin ku bayifite mu buryo bwiza bwa DeFi. Umuyobozi wa OKX yabishimangiye ko X Bitcoin itangiye gukoreshwa ku mugaragaro ku buryo bweruye. Iyi akaba ari intambwe yindi ikurikiye gahunda ya OKX ku buryo bwiza bwo kongera kwinjira ku isoko rya Amerika ry'ibicuruzwa by'ikoranabuhanga. Urumva ko iki kintu OKX yakoze birayiha uburyo bwo kongera kwinjira ku isoko rya Amerika koranabuhanga. Mwe mutunze ahangaha mwicecekere turebe uburyo ibintu bigiye guhinduka. OKX yari istinze Pi Network, ibyo murabizi. Pi Network uyu munsi iri kuri OKX, ugiyeyo wagura. N'undi wese ashaka kugura Pi Network uyu munsi kuri OKX irahari ku giciro, yego nicyo hasi ariko gishobora kuzazamuka. Nanone iteye indi ntambwe yo kwinjira mu isoko rya Amerika ry'ikoranabuhanga. OKX murumva ko yateye intambwe yo kujya muri iri soko rya Amerika ry'ikoranabuhanga, kandi zinjiramo iri kumwe n'ibikorwa byayo byose. Niyinjiramo ibyifite izabyinjirira muri iri soko rya Amerika, nta na kimwe izasiga inyuma. Reka noneho sasa Pi Network yinjire neza bitayigoye muri rya soko rya Amerika, ahasigaye hacuwambaye. Ahangaha rwose hazacuwambaye. Mwe mutuze murebe ibigiye kuba ahangaha. Urumva ko OKX tayari mu isoko rya Amerika, kandi OKX yari istinze Pi Network,
P-Network irahita ibona okaziyo yo kugera mu isoko rya Amerika. Urumva ko byose biragenda byigarukamo kimwe gihereza ikindi amahirwe. Umuyobozi wa ecosystem muri Aptos, Asha Pampati, uyu mugabo yitwa Asha Pampati, nawe yagaragaje ko Aptos ari urwego rukora neza kandi rwubatswe ku bijyanye n'imikorere y'imari ifunguye, aho Bitcoin ije nk'ikiraro cy'ingenzi gihuza imari gakondo n'iyigenga. Murumva ko umuyobozi w'iyi Aptos nawe yishimiye ko iyi Bitcoin ibaye ihuza, mbese irabahuza yabaye ikiraro cya bombi bose. Urumva baraza kuba bari mu nyungu. Si uwo gusa, ntabwo ari umuyobozi gusa wavuze kuri Bitcoin, kuko n'umuyobozi mukuru wa SWI nawe yashimye iri tangizwa rya Bitcoin ko ari intambwe ikomeye mu buryo bwo gushimangira ikoranabuhanga rya Bitcoin, cyo kimwe na SWI bigakomeza gutera imbere byose. Urumva ko Bitcoin iratera imbere, SWI itera imbere, Aptos itera imbere, mbese zose muri rusange zirazamuka bitewe n'iki kintu cyakozwe. Ahangaha witonde wumve neza ibyiza bya Bitcoin. Nyamuneka utege amatwi wumve Bitcoin ibyiza byayo. Ibyiza by'ingenzi bya Bitcoin harimo umutekano wa kimwe kuri kimwe cyangwa se kimwe cya kimwe bya Bitcoin, umutekano wuzuye uhamye, ushyigikiwe n'ibimenyetso by'igihe cya nyacyo ku bubiko bwayo, guhuza nta nkomyi, nta gitangira protokole za DeFi zo gutanga inguzanyo no gucukura andi mafaranga ku bindi bigo byahawe ya nguzanyo. Urumva izatanga inguzanyo, hanyuma bya bigo byahawe inguzanyo nabyo bitangire bireme andi mafaranga mashya ya online, bibone uburyo bwo kuyacukura. Erega nubwo dukora mining, ariko nzi neza ko ba nyirayo baba bagize ibyo batanga, bagira ibyo batanga kugira twe ducukurire ku busa, ariko bo baba bashoye, aba ari umushinga baba bateguye. Ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi binyuze mu bikorwa remezo bya OKX. Murumva ahangaha, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi binyuze mu bikorwa remezo bya OKX. Ahangaha rero na Pi ntabwo izasigara inyuma, kuko iri kimwe mu bucuruzi buri kuri OKX. Urumva ko ntabwo ishobora gusigara inyuma, kandi nayo iri mu bicuruzwa bya OKX. Nta kuntu Pi yasigara inyuma. Ahangaha ahubwo Pi iraza guprofita, iraza kuzamuka cyane, kuko urumva niba iyi Bitcoin ikintu cyabayeho, icyo yakoze, iraza kuzamura ibikorwa remezo bya OKX, ibikorerwa kuri OKX. Nibizamura, none rya faranga rya Pi ryabonye uko ryinjira mu isoko rya Amerika, kandi Amerika murabizi ko abaturage baho ibi bya online cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga bayumva cyane, tutibagiwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cya Amerika cyangwa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko nawe afitemo amafaranga runaka akoreshwa online. Ahangaha OKX ni profit, ubwo yabonye amahirwe, ibicuruzwa byayo tutibagiwemo na Pi birahita bizamuka, biraza kuboneraho amahirwe, nabyo bitangire bitumbagire. Ahangaha muraza kubona ibiraza kuba. Iyi gahunda yo gushyigikira ubu buryo bw'ikoranabuhanga yashyize Bitcoin na OKX ku isonga. Murumva ko iki kintu cya Bitcoin cyatumye OKX exchange ndetse n'ifaranga rya Bitcoin biza ku isonga ku mwanya w'imbere. Byaje ku mwanya w'imbere kuko urumva ibyabaye cyangwa se biri guhita biba inzira, biri guhita biba ikiraro kibihuza n'ibindi byose mu buryo bw'iterambere, kuko aho Bitcoin itangarijwe ubucuruzi bumaze kwiyongeraho 77%, aho byageze kuri miliyari 91 z'amadolari. Guys, murumva ko ni amafaranga menshi, ntashobora no kuba namenya uko nyabara, ariko urumva iyi Bitcoin yakoze ikintu
gikomeye cyane kigiye gutuma ama cryptocurrency azamuka ku rwego rwo hejuru. Ahangaha rero wowe wa mininze Pi Network niyo ndi kugarukaho cyane, wowe tuze wirebera ibigiye kuba. Urumva ko Pi Network iraza kuba iri guprofita cyane. Guys, we tuza ahasigaye amakuru uragiye abonera kugiye kuri channel yacu ya Buryo TV. Buri kimwe muri uru ruganda rwa cryptocurrency urajya ukimenyera ku gihe, mbese nta kintu na kimwe kirajya kigucika, yaba ibivugwa kuri mining, yaba ibivugwa ku macoin ya listinzwe ndetse na ma exchange muri rusange. Amakuru arajya atangazwa, nawe arajya kugereraho ku gihe. Icyo usabwa mu gukora subscribe gusa, ukakora na share, iyi video ikajya igera ku bandi bantu bose bakamenya amakuru ku gihe, kugira ngo ibi bintu tubyinjiremo dufite amakuru anoze, tubyinjiremo dufite amakuru nyirizina ahagije, ku buryo ibyo dukora byose biza kuba biriseriye, ku buryo ibyo dukora turaza kuba tubikora dufite amakuru yabyo ahagije. Ahangaha rero buri wese agomba gukora mbese cyangwa se gufashanya n'undi. Niba ngufashije kumenya amakuru, nawe gerageza ukore iyo subscribe kugira ngo ukomeze untere motivation n'ibindi bigende birushaho kumera neza. Ngira ngo muri video yabanje aho twavugaga kuri Pi Network turi kuvuga ku mugabo Altcoin n'ibyo yagiye avuga, hari aho yakomeje avuga agira ati Pi Network ubwo hari kuba iriya nama ya consensus 2025, ubwo inama yari irimo iba, Pico team yo yahise igurisha bucece miliyoni 12 za Pi. Avuga ko kwari nko gukuraho igitambaro gikingirije ibibera imbere y'amaso y'abantu, cyangwa se yari ukugira ngo wenda bagire ibyo babanza kwerekana ko biri muri gahunda nyine, ariko bafite icyo bashaka kugeraho. Ariko nanone Pico team yo yari irajwe nyine inkera n'amasezerano yo kugira ngo ibone uko ivugurura app yayo neza, ndetse ize guteza nyine imbere, itegure binoze na mainnet. Murabizi ko mainnet muri Pi Network ntabwo twari twakayibona, twabonye open mainnet. Ayo mamiliyoni niyo turi kubona uyu munsi ku masoko. Ngira ngo murabizi kuri exchange Pi Network yaramanutse cyane, ashobora kuba ari amamiliyoni yabiteye. Uwo kuyigura ndumva uyu niwo mwanya mwiza wo kugura Pi. Ngira ngo mwumvise ko ishobora no kubona amahirwe menshi cyane yo kwinjira kuri isoko ry'abanyamerika bitewe n'iyi Bitcoin yagiye hanze. Ayo ngayo urumva azaba ari amahirwe ku bantu bamenye coin ya Pi Network. Ariko nanone ahangaha amahitamo abe aya buri wese, nta numwe mpatiye kugura Pi, buri wese akoreshe ubwe ubushobozi cyangwa se ubunararibonye bwe. Niyumva umutima nama we umugira kugura izo coin azigure, ariko niyumva utabimwemerera abireke, kuko ibingibi buri wese niwe wifatira uwe mwanzuro. Amakuru urayumva ukayakura ku mbuga zigiye zitandukanye, ku macano menshi aba yavuze byinshi bitandukanye, ariko nawe ujye ushungura nk'umuntu, urebe icyo ugomba gukora, urebe icyo ugomba kuvanamo, aba ari cyo ukora. Icyo ubona kiraba kizima kuri wowe aba ari cyo ukora. Ariko nanone nubwo Altcoin yavuze gutyo, arongera akagaruka avuga ko bamwe mu bagize umuryango wa Pi Network, na Altcoin nawe ari mu bagize uyu muryango. Ngira ngo twabivuze muri video yabanje, bamwe mu bagize umuryango wa Pi Network basubiza ko nta gihamya kigaragaza ko Pico team yaba yaragurishije ziriya miliyoni 12 za Pi. Bavuze ko nta gihamya kibigaragaza ko zaba zaragurishijwe, ariko niyo zaba zaragurishijwe uyu munsi akaba arizo turi kubona kuri exchange, yaba ari amahirwe kuri twebwe kugira ngo twigurire coin nyinshi, twigurire coin tuzibikeho, hanyuma nizamuka bizabe ari inyungu kuri twebwe. Batari ko ibikorwa byayo byose cyangwa se ibiri gukorwa byose na Pico team yo ikigamijwe no kugira ngo iteze imbere ifaranga ryayo rijya imbere. Ariko nanone inyemezabwishyu urumva nta zagaragaye hanze ku buryo wavuga ngo
ibyo byarabaye. Niba byaranabaye, izo nyemezabwishyu zaba zihari zagumye mu gihugu imbere cyangwa se zagumye aho byakorewe. Ahangaha rero mwebwe mwiturize, hanyuma twe duhahe payi. Niba koko aya mamiliyoni yarashyizwe hanze, reka twigurire payi, ahasigaye dutegereze. Murabona ko exchange ya OKX nayo irabikemuye, ikoze ikintu gikomeye cyane. Ahasigaye ni muri video ikurikira.